Kuri nshuro rero ishami shuri rikaba ryabazaniye umuhanzi umulegende umuntu akoze ibintu bihambaye womoye imitima y'abantu Aime Uwimana. Aime Uwimana muramuzi ni umukozi w'Imana, ni umuramyi, ni umuririmbyi, ni umucuranzi, ni ibintu byinshi cyane. Hanyuma tumwibuka cyane mu ndirimbo yakoze turirimbira Uwiteka, indirimbo yashimishije abantu benshi cyane, yashimishije abanyarwanda ndetse aho yashishikarizaga avuga ko mu gihe kigiye kuza abantu bazava mu mahanga bazaza baje kwiga kumana Imana y'u Rwanda cyangwa se Imana y'u Rwanda bien sûr. Hanyuma ibyo rero ku batari bahari bisa nkaho byasohoye abantu baracyaza kureba bakavuga bati mu Rwanda hari Imana koko. So Aime rero ni umulegende, ni umuntu wakoze ibintu bihambaye, ibintu byagize impact nini kuri societe nyarwanda. Kuri nshuro rero twamubazaniye ndetse tuzana n'umwana w'umukobwa nawe uri kwigira cyangwa se wigira ku birenge byiwe, kimwe nuko hari nabandi benshi cyane abaramyi, abahanzi nabandi bagiye bigira ku birenge bya Aime Uwimana. Ngayo rero nguko, reka rero dukomeze tubane. Kikaze mu kiganiro cyitwa ishami show. Urakoze cyane. Ikiganiro gifite kugaragaza cyangwa se ishimwe ku bantu bagize impact kuri societe nyarwanda, hanyuma tunashyigikira babandi bazabasimbura imyaka iri imbere, bamwe batabigiraho babareberaho umunsi ku wundi. Rero ikaze ishami show. Urakoze cyane. Hanyuma rero tudatinze barakuzi turakuzi ariko kwivuga nta kintu bitwaye. Nanjye ntacyo bintwaye. Yitwa Aime Uwimana, nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri, nkaba nkijijwe, nkaba ndi umuhanzi, ndi umuramyi w'Imana. Uvuze ikintu njya nshaka kubaza. Biri normal ko umuntu agira umufasha umwe, ariko abakozi b'Imana bose usanga bongera ngo mfite umugabo umwe. Niko Bibiliya ivuga ngo ugire umwe. Hanyuma uri umuntu wagize impact nini cyane muri societe y'u Rwanda. Ndabihera ku ndirimbo ya mbere ngiye nakunze personnellement, turirimbira Uwiteka. Ni indirimbo nini y'ibihe byose, nziza tukigenderaho tucyumva ikamugarura, donc ikagarura ubuzima mu bantu bayumvise. Iriya ndirimbo wayitekereje gute cyangwa se inspiration yaje gute? Ntabwo nabwo narayitekereje. Iriya ni indirimbo nibaza ko itandukanye n'izindi nagiye nandika, kuko ni indirimbo yaje ari buhanuzi. Actually ukuntu yaje nari hari mbere yo kujya kuryama, nk'ubusanzwe nyine mfata gitari, ntangira gufata zaburi, ntangira gusoma zaburi ncuranga. So mu gihe nariho ndasenga numva nabandi ndasoma zaburi nkumva harazamo andi magambo atarimo. Donc ndetse ndabyandika. Nandika indirimbo yose nyirangije numva indirimbo hari imbere mba nyuma gato ya genocide mbona nkumva bagira ngo indirimbo naririmbye bagutera n'amabuye. Abo kumpera z'isi bose bazaza bavuga ngo Rwanda rufite Imana. Donc maze kuyandika nanjye ubwanjye numva bagira ngo ikikwereka ko atari impamvu numva bagira ngo sigiye wani sinicaye ntekereza amagambo nyandike, ko sinari kuyandika muri kiriya gihe byari bigoye. Ariko maze kuyandika ndanayibika, sinanayikoresheje. Yewe nza no gushaka kuyihindura ngiye indirimbo y'ubukwe, ariko ndongera isubiza amagambo yayo mbuza amahoro. So nyuma imaze gusohoka nibwo namenye agaciro kayo. Alright. Hanyuma tukiraho kuri iyo ndirimbo, ibintu warimbye muri icyo gihe nk'uko bivuze byari bigoye, natwe tubitekereje ngo byari bigoye kubona periode cyangwa se igihe abanyarwanda twari turimo. Ariko byinshi waririmbye uyu munsi ni ibintu byagiye biba, amahanga yarabibonye, yarabivuze, baracyabivuga, u Rwanda rugeze. Ubyakira gute none? Hariho abantu bagiye babona iyerekwa nk'iryo bagahanurirwa, donc bakabivuga ntibagira amahirwe yo kuviva muri ibyo bintu. Ariko noneho wowe uri muri periode ibintu waririmbye icyo gihe warabanje no kugiraho ako kaduto wabivuze, bikaba noneho biri gusohora. Ubyumva gute? Actually birantangaza, byerekana imirimo y'Imana koko, kuko niyo mpamvu nakunda no kwitirira iyo ndirimbo, kuko ni cya kintu Imana igukoresha nawe udatekereza utacyumva. So iyo ndebyo byasohera rero ndavuga nti Imana ushimwe ko washimye kungira umuyoboro w'ibyo washaka gukora ukabivuga mbere. Donc ndabishimira Imana. Sawa rero nkuko
ikiganiro cyacu gifite aim cyangwa se gifite intumbero purpose yo kugaragaza inspiration ahantu umuntu wigiyeho kuko hari abakwigiraho niba dushaka kuzamura niba atari ibanga wowe ninde muntu turabizi ko ufite action gusenya umuntu wese agira uwigira ariko agira ukuntu yigira ku birenge bye akabati kameme uyu muntu abikora neza ukamureberaho ninde wigiyeho mu gihe ukiri mutoya umuntu wa mbere n'igihe Apollinaire nibaza ko ni nawe Imana yakoresheje iyo namubonaga aramya ayobora numvaga nifuza kumera nka we niyo muntu wa mbere navuga kabisa nigiyeho. Alright, so mu gihe cya none rero aba twese nubwo ngiye nari umuhanzi nari umuririmbyi nubwo bikunda ariko aba artiste cyangwa se abaririmbyi bose bo mu Rwanda baguhimbye izina Bishop nuvuga ngo ni titre donc nubwo ntari Bishop ariko ni titre y'icyubahiro babago iyo ubona noneho abo bana cyangwa se abo basore bageze ubu bari gukora n'ibindi bikorwa bisa n'imitima kuramya no guhimbaza bihoraho bakaba barigiye ku birenge byabo wowe wumva umeze gute cyangwa se ni iyihe nshingano wumva ufite noneho kugira ngo nabo baguke bagereyo ntibagire ibibi basitaza ngo bacike intege ahubwo bakomeze bagere mu kirenge cyabo? Icyambere ni uko buri umugisha ukomeye si gukora ibintu bikomeye. Umugisha ukomeye ni ukubera umugisha undi muntu. Iyo mbonye hari abantu bashobora kuba baranyigiyeho cyangwa Imana yakoresheje ubuzima bwanjye bakabwigiraho, numva ari umugisha ukomeye kumva ko umuntu hari ikintu yize kikamufasha kikamushyira mu mwanya we cyangwa kikamushyira mu mwanya Imana ishaka ko abamo cyangwa kikazamura impano ye kigatuma yinjira mu mugambi w'Imana. Nibaza ko nta mugisha urutunguwe kuko Imana yakoresha ubuzima bw'umuntu kugira ngo iheshe umugisha ubundi buzima bw'undi muntu. Icyo ni umugisha ukomeye. Ikindi nakora ni iki, icyo umuntu ashobora gikora iyo umuntu akubwiye ati mfasha muri iki ngiki ko uragishoboye uragikora. Donc umuntu aba hari kugira ngo supporting igihe bamukeneye. Iyo umuntu ankeneye nkaba mbona icyo ankeneye mugishoboye aba ari umunezero kugikora. Alright, hanyuma paroles zawe iyo umuntu ari kuzumva indirimbo hari indirimbo zikorwa zikamara gahe gatoya ariko paroles zawe iyo umuntu ari kuzumva ni indirimbo uko urushaho kuzumva imyaka igenda niko urushaho kwikunda niko wumva ko ifite uburemere ni indirimbo z'ibihe byose bigutwara igihe kingana gute? Nanone ndongera hagaruka ku mirimo y'Imana ntabwo ntwara igihe kinini kubera ko mbagewe ni ukuvuga ngo indirimbo kenshi ziza bitewe n'ubuzima niho ndanyuramo. Donc ni ubuzima buririmba bukavamo indirimbo. Hagiye nyura mu gihe fulani nkumva hazamutsemo indirimbo ikaza imeze nk'ubuhamya ikaza imeze nk'inyibutsa ibintu nari ndimo. Imana ikoresha kenshi circonstance cyangwa situation nanyuramo igakuramo indirimbo. Hakaba niziza undi mu masengesho donc ntabwo navuga ngo biramvuna cyane ko sinkunda kwikoncentra nicaye nandika indirimbo iraza ahubwo ngafata umwanya wo kuyaranja. Okay. Uko byumvikana hariho confusion kuramya no guhimbaza no kuririmba kuko ntekereza ko hariho abantu bafite impano yo kuririmba ariko atarabaramye sinzi ntacyo turagisobanura. Hariho umuntu uririmba ukumva ntago we ni umuririmbyi kurusha uko ari umuramyi. Hari umushuti wanjye twaganira arambwira yagize amahirwe yo kujya muri concert ya Don Moon arambwira ngo umunsi yaje mu Rwanda uzarira ndamwe ko ntajya ndira cyane arambwira ati we ari beyond kuririmba afite indi onction y'uburamyi itangaje ati nanjye nagiye meze nk'aho ariko natashye nameze kwa kundi ni nk'ibyo ngibyo. Hari umuntu uririmba ukumva techniquement afite skills nyinshi ariko adafite kuramya kumva hariho ikirere. Yes ndakumva. So ni gute wowe byumva kuramya guhimbaza kuririmba? Kuramya ubusanzwe kuramya umuramyi kuba umuramyi n'ubuzima ni lifestyle. Ntabwo mvuga ngo uyu munsi ndaramya ejo sinzaramya. So umuririmbyi iyo abaye umuramyi ubundi umukristo agombye kuba umuramyi. Yagombye kuba umuntu uharanira icyubahiro cy'Imana kigaragara muri we mu byo akora mu byo avuga mu byo atekereza mu byo yifuza muri byose. So iyo uri umu artiste tuseme ushushanya kuramya byawe binjira no muri kwa gushushanya. So iyo uri umuririmbyi wa mutima uramya uwushyira mu ndirimbo no mu kwandika
bivuze ngo ntabwo ari ikintu uvuga ngo kubera ko ndi umuririmbyi nahita mpinduka umuramyi, ahubwo bigomba kuba ari ubuzima, bikaba ubuzima. Iyo bimaze kuba ubuzima bihita bigenda byinjira muri za domene z'ubuzima zose zibaho. Ni ukuvuga ngo niba uri umuntu uri muri biro, ibyo ukora byose ubikora umutima wo kuramya. Niba ndi umuririmbyi n'amagambo yanjye araza ari amagambo yo kuramya. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima, ahubwo umuntu anyuza mu ndirimbo, undi akawunyuza muri drama, akina drama akora drama, abandi bakawunyuza muri film, abandi bakawunyuza mu mpano zitandukanye. So iyi rero ahandi aho bitandukanye, aho wenda benshi bakunda kubyitiranya, ni uko mu ndirimbo hari igihe habaho amarangamutima menshi. So umuntu ashobora kurimba neza nk'uko wavuze, afite ijwi ryiza akaririmba, y'abantu kumva chef de poule kabisa, ukumva ibintu ni salama cyane, ariko ntihabe change, ntiyumve ko ku mutima hari icyakoretse. Ariko kuramya ni ugukora ku mutima, ni kwa kundi kuza kukampinduka, kumva hari ubusabane n'Imana, uko niko kuramya. Ikindi kuramya no guhimbaza actually ni ibintu benshi bitiranya. Umuntu abwira ati hari nk'umuntu yambaje ngo kuki ukunda kuri indirimbo zo kuramya gusa, ngo utajya ukora indirimbo zihuta. So ariko ntabwo ari cyo bisobanuye. No muri eglise tugira igihe cyo kuramya, umwuka akaba n'igihe cyo guhimbaza. Ariko buri indirimbo ziramya suko zigenda buhoro, nizo guhimbaza suko zihuta, ahubwo byose biterwa na theme, biterwa n'imiterere y'indirimbo, ariko ntibijyanye na style. Nabyo tujyemo bya birebire, ariko ntibijyanye na style. Kuramya bifite icyo bisobanura, kurambarara imbere y'Imana, gusa umutima imbere y'Imana. Guhimbaza bifite icyo bisobanura, kuvuga ibigwi by'Imana, les éloges, kuvuga Imana ibigwi. Ariko igikuru ni uko umutima uramya ugomba kugaragara mu byo dukora byose. Alright, urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Yego, yego twese. Like a river, I've got